Isiyo cyane niko byagenze turaje rero tubyinjiremo mu kanya mu isaha ya kabiri hitabirimo ikipe yitwa PRFC yifuje gutegura irushanwa hari umugabo witwa Thierry uyu mujye mubona ngo ni TK niwe wari ubifitemo akaboko ni utegura event zose za pe ni babiri hari witwa Thierry akaba n'uwitwa Kayitare ni babiri niho babihurije byitwa TK ariko Thierry akaba ari umuntu uzi cyane niwe meze nka representant legal ni company sa ijambo representant legal nabonye ryateje rwa serera rimeze nka doka de force majeure ariko niwe representant legal w'iyo company niwe rero wari ufite icyo gitekerezo kuko murumva APR imbere Oparava yari ifite gahunda yo gukora pre-season iremereye twigeze no kubigarukaho APR yifuza gukina n'amakipe arimo Kaizer Chiefs biza kwanga kubera ASEC Mimoza yaravuzwe Simba Sports Club Azam niyo basigaye basa nkaho bizeye kandi Azam ngabo watubwiye ko umuvugizi wayo we yanago confirmye yuko bazazikina kwaba mbere bo kubitangariza ahangaha ko Azam ifite imikino itatu i Kigali ariko batigeze babasha kutubwira ngo ni iyihe APR yifuza gutegura irushanwa ry'amakipe ane ahubwo natwe tugeze ku biganiro tuyigira ari suggestion abantu bagize ngo ufite amakuru nta makuru ahubwo twe twaratekerezaga tutariko niba Azam izaza tukaba na Power Dynamos izaza bakwenseyemo na Polisi cyangwa se Rayon Sport bagakora agaturno aho ngaho ntitwari tuzi wenda ngo bizasaba iki ikipe nazizitabira twabivugaga gutyo ari nk'inama cyangwa se nk'ibitekerezo dutanga kumbe nabo bari babifite batekerezaga ko iryo rushanwa ryakinwa n'amakipe ane arimo APR arimo Rayon Sport arimo Police ndetse na Azam bavugaga yuko muri proposal zabo bavugaga yuko ikipe yose zitabira bazayiha miliyoni 2 zo kwitegura none ikipe yazatwara igikombe bakayiha miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda kuri Azam na Polisi ibyo nta n'ikibazo kuko nta nubwo zajya muri negotiation ngo ziteze impagarara ishingiye ku mafaranga kuko si n'ikipe twavuga ngo zikeneye amafaranga cyane kurusha imikino yo kuzitegura yo kuzityaza icyo bakiri imbere ni imikino bo nta n'ikibazo bafiteho rwose ariko ikipe yitwa Rayon Sport iza kubigiraho ikibazo giteye gite icyambere amakuru namenye nuko Rayon Sport itemeraga aya mafaranga kuko yavugaga ko ari make andi makipe yose ya miliyoni 2 ngo zo kwitegura ngo ikinirushanwa nono izi neza ko ishobora guhuriramo na APR andi makipe yose gukina match yakinjira miliyoni zirenga 100 yo yari d'accord iyo nta kibazo Polisi yo ibiri d'accord ahubwo abantu baba bayikwepa babo yabuze imikino kuko burana Muhanga mbere yuko ikina na Rayon hari akarushanwa Polisi yashakaga ko bakina karimo na Muhanga nyine aho Muhanga ikababwira iti mwe muretse turabitekerezaho tumaze kubona igisubizo cya Rayon Sport iyo nta kibazo no kuba bakinnye ku cyumweru rwose no kuwa gatatu bakongera bagakina na APR nta kibazo kiri kuri Polisi Azam nta kibazo ifite cyo gukina izo match kuko yo ni pre-season ishaka gukorera mu Rwanda nkuko Simba yagiye mu Misiri ariko Rayon Sport APR nta kibazo APR ni nkaho irushanwa ari iryayo Rayon Sport iravuga iti hagize kuba amafaranga ari make noneho bibe ko muri iryo rushanwa bishoboka ko twahura na APR umukeba wacu muri Vale direct Rayon Sport iravuga iti ntabwo twabikina ntabwo ari bishoboke yari round robin ikipe ihura nindi nukuvuga ngo Rayon Sport yari guhura na Polisi igahura na Azam igahura na APR kandi turabizi ko mu Rwanda sitwe tubihimba ariko niko bameze yaba abayobozi b'ama equipe yaba abafana kuvuga ngo uri Rayon Sport watsinzwe na APR cyangwa se uri APR watsinzwe na Rayon Sport blame zose zijya kuri president uriho zikajya ku mutoza buri abakinnyi rimwe na rimwe nta nubwo bakunda gutsindwa na APR byirukanisha abatoza bikeguza aba president n'ibintu bisanzwe ariko ahubwo icyo ni nacyo cyabaye bishobora no kuba no kuri APR vice versa cyane rwose icyo ni nacyo cyabaye kubera ko APR yo ni ikipe ifite confidence meze nka cya gihe mvuga ko bagiye kuyitsinda bayirusha barumva kavuye kari muri Rayon
abakinnyi bakumva ntibakaze APR yo nta kibazo bivuga ati bayiduhe tuyikubite biri urabyumva no mu bafana wenda umutoza ashobora kutabivuga ariko urabyumva mu bafana mu bakinnyi urabyumva ko ari ikipe bashaka bakubite bitatu ntabwo bareba ibyazamu azami batsinde nta kibazo ishobora no kuba yatsinda na Rayon nayo ibyo ntibabyitayeho Rayon Sport yo ikabireba ikavuga iti wa mugani bisa nkaho tutarafata irangi ikindi ubwo twakina na APR nayo ntabwo ireba zamu ntireba iki ntireba polisi ho ibyo nta muntu wakweguzwa ngo yatsinzwe na zamu cyangwa yatsinzwe na Police FC ikindi barakina bahite bakina na Super Cup bishobora kuba kabiri mu kwezi kumwe icyo kikaba imbogamizi hanyuma hakazaho nibyo by'amafaranga noneho na business nge ndumva ari kimwe urimo wibagirwa ikintu cyo mu mutwe cyo kumva ngo Rayon Sport yakinya APR week icyo cyonyine Rayon Sport muri match amikare na APR ubundi abantu bumve na Real Madrid abantu bariteguye nabo sababyise umva iki kintu Real Madrid ishobora gukina na Barcelona match amikare Arsenal uyu munsi irakina na Tottenham kandi nabari vare batabaho nabakeba Arsenal ishobora gukina na Man U ariko impamvu ayo makipe akina ari muri pre-season bo imitekerereze yabo iravanse kandi ikindi bo babikora mu buryo bwa business n'amafaranga iyo bahuriye muri Hong Kong bagakina iyo bahuriye muri Amerika bagakina ntabwo ari match amikare ko ari wiki ya wananchi Dar es Salaam bagatumira APR na Rayon zakina ajyayo zigakina zihaba ari match amikare ariko kandi kanoko kuma yateguye irushanwa ubu Tottenham yakina Emirates Cup ntabwo bishoboka ko Spurs nayo yakina Emirates Cup ntabwo bishoboka cyangwa yakina Emirates Cup itegurwa na Arsenal ntibikunda Rayon Sport rero hajemo icyo kintu ubukeba buraganza hari ikindi kintu ngabo tunabijyaniranya ngo tubirangize Azam televiziyo ya Azam yasabye Rayon Sport ko yayorohera yayifasha ikerekana match yayo na Young Africans iri tariki 15 televiziyo ya Azam Rayon Sport baca amafaranga kandi biranumvikana ntabwo abantu bashaka kwerekana match yawe n'ikipe nka Azam ikunzwe muri Tanzania no muri aka karere ngo uvuge ngo ibyo bintu ngo biraba for free no ntabwo bikunda iya Yanga match ya Young Africa televiziyo ya Zamu yo yashakaga kwerekana match ya Yanga n'iya Rayon kubwira rero iriya televiziyo muri Tanzania ngo match ya Yanga bayibuze ntabwo bajya babyumva utuntu twose baba batwerekana Rayon Sport rero irababwira iti ni muduha amafaranga abantu bahagarariye Zamu hano mu Rwanda baravuga bati reka twe kuha amafaranga ahubwo dukora ikintu kimeze nka barter deal giteye gutya ni mureke hubwo ikipe yacu ya Azam hejuru yo gukina na Yanga natwe tubahe match amikare muzakine noneho mwebwe mwiyishyurize ntimuzagire n'igiceri cy'ijana muduha Rayon Sport iri aho ngaho iraransa irimo munzani kugira ngo irebe ngo ese dukoze ibi ngibi twakunguka aricyo byadusigira kurusha uko twafata amafaranga yo kuri match bakwerekana kuri televiziyo ya Azam biracyara aho ngaho ariko turabigaruka tubihuze niba ari Tadeyo yanditse agasinya asa nk'umuntu hishura yuko muri match za gicuti bafite harimo na match ya Azam ndetse yana mentionizemo ikipe ya Vipers nayimaze igihe ivuga iri gutozwa na Iva Minari gusa ikiriho nabyo byateje saga muri Rayon Sport bamwe baravuga bati mwakiri kimushaka kwiteranya na APR abandi bakavuga bati ntabwo dukina APR weekend ntayo dukina nubundi cyo twashakaga izo match zo kwipima tuzakina na Yanga hanyuma na Azam nayo tuzakina kandi tuyikureho amafaranga kurusha uko urumva ubundi uko byari bimeze polisi iba yabyemeye ibyo bayibwira byose Azamu nta kintu polisi kwishyira muri enye zikinirushanwa polisi kuri yo ni ukuyifasha proposal yari ko Rayon Sport izajya ibona 40% by'ibyinjiye kuri stade APR ikabona 40% Azamu nta kirekarama polisi 20 reka tuze tubanze hanyuma sabateguye irushanwa reka tuze twamamaze ahubwo byari 30 APR na Rayon 30 polisi gafata 20 n'abateguye irushanwa 20 20 reka tubanze twamamaze
tugaruke mu kanya gato mu isaha yacu ya kabiri dufite match amikare ya APR na Gorilla dufite case ya Rayon Sport turayijya in deep mu kanya gato nyuma yo kwamamaza